bakunzi ba filime wayimi mumeze neza, reka nizere ko Nyagasani Yesu akomeje kuba yabana namwe. Hanyuma nk'uko mwabivuze rero tujya kuba twakora cya gikorwa mwadusabye muri benshi cyo kuzajya tureba komenti mwakoze cyangwa se mwapositinze, hanyuma tukaziganiraho tukareba izikwiye tukazazikoresha dutegura episode izakurikira. Tumaze kuba twareba episode 32 kandi nizera ko iyi filime ikomeje kugenda ibaryohera uko bikwiye. So guys, reka tube twareba muri komenti turebe n'iki rubanda bavuze, turebe n'iki tugomba kuba twakosora n'iki tugomba kuba twakongera muri filime. Reka tumaze dushimire Hobby TV show ikomeje kugenda itugezaho filime 5 kandi duhereza buri munsi. Ibi ni byiza, nibyo kubashimira. Bakaba bari kwamamaza filime yitwa Uziki series. Iyi ni filime ushobora kuba wasanga ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma guys, reka mbasabe ko twihuta turebe umuntu wambaye komenti kuri iyi filime. Ni umuntu bita Asia Uwase, ati Fabiola Fidia Genge na timu ye Wayimi. Shaka dutima twinshi cyane. Uyu Asia Uwase ni wo gushimira cyane. Hanyuma umuntu bita Masengesho Deborah, akaba ari umuntu wa kabiri wateye komenti kuri iyi filime, aravuga ati mana yange abantu twatangiranye filime ni bande ko ngewe nari nabona akarayiki kokoso. Okay, uyu ngire masaba like nze kwa mwazi muhereza cyane kandi n'igitekerezo cye turagishimye cyane. Hanyuma umuntu bita Umunezero Florence ati timu y'Abanyagataro abayifana mwanje mume like. Uyu ngire ari inyuma ya timu y'Abanyagataro. Ni byiza, nibyo kumushimira kuko bakina neza, bageza kuba batwereka action nziza muri iyi filime. So nabo muhereze like. Hanyuma umuntu bita Mikayeli Horaho aravuga ati awumva fani yatwitira Victor muri hehe. Uyu nguyu arifuza ko umuntu bita fani yatwitira Victor. So ni byiza, iki gitekerezo ni cyiza kandi turamushimiye nawe. Hanyuma umuntu bita Munezero aravuga ati abantu mukunda cano na Mukesha Chantal na Mukesha, timu ya Victor na Fani, nimba ubakunda nyihere like. Urabona ko abantu benshi barimo barashima iyi filime. Nta ngorane nyinshi zatangira kuba zazamo kandi nizera ko bizakomeza gutyana. Mu gihe hari ikibazo, igitekerezo ugomba kuzajya ugishyira muri komenti kugira ngo tugikemure cyangwa se tukigendereho. Hariho abantu ejo bundi nabonye baritotoma bavuga yuko iyi filime iriko iragenda iramara iminota mikeya, gusa twagerageje ko twayikosora. Ubu ngubu irimo iramara nyinshi kandi ndabona abantu bakomeje kugenda babyishimira. Chantal amukunda tumenyane. So okay, ndabona ahubwo ibi ngibi ari ibisubizo gusa, nta bibazo byaje kuba byagaragaramo. So ni byiza yuko mu gihe nta kibazo ugomba kuba washima. So guys, reka mbabwire ngo mukomeze kugenda mugubwa neza kandi Imana igende ibadinda. Reka turyoherwe na filime yacu Wayimi. Nizera ko 5/5 iri kukugereraho igihe. Ibuka ko wakana subscribe kugira ngo dukomeze tugere tubane kuri channel Battle Jesus Battle. Kandi nizera ko iyi channel tuzajya tubonaho behind the scenes ndetse n'amakuru agiye atandukanye nko gusoma comment, kuganira nk'abafanies. Kandi nizere ko iyi channel uzayikunda.